Ino TV. Subundi ya mpano we uwamukameraga ninde wasohoye iyo nkuru ubundi ibyo bintu byo barabirebye Oya none se ko batabirebye ahubwo tugiye kujya twibonera utuvideo tw'abantu biyambitse ubusa mu bintu bigaragara ha. Oya ubwo rero reka nkubwire ubundi bari kubanza bakahamagara ya mpano ahantu narasa umwambe cyane kuko ntize ngiye ntago nize nahera ku bana baraba bari ku mihanda batiga urumva nkababwira ntimujye mu ishuri udufaranga natubonye nyine ntimugende mwige kuko reka nkubwire birababaza kuba umuzungu yakwinjira nko muri iyi shop yanjye. Ino TV. Likinga pora subscribe gutya guhoberana namwe bikura ibicuro ku mutima inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza jya wiga kubanira neza abandi ijuru rizaguhemba uwima umuto abayimye umukungu ntukarye amanwa aho wakavuze ariko kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze ntukibuke Imana ibibazo byaje igihe udasenga nta humure uzagira mu byo ukora byose ntukaburire Imana umwanya cyane ko ubutunzi bw'isi buyoyoka nk'igicu ugira kwizera nk'ukwa Danieli wavuye mu rwobo rw'intare ugire kwizera nk'ukwa Mose wambutse inyanja ahumutse ahareba ugire kwizera nk'uko abasore batatu bavuye mu itanura ry'umuriro. Tubaha ikaze mwese kuri Ino TV, nitwa MC Misango mugiye kubana mu nkuru yacu y'uyu munsi. Ni kama y'umugisha Agnes mukunda muri benshi mutemba cyo mutereka amata ruhanganye ubuhanga ubwiza budashirirora aturasana Bikira Mariya Bikira Mariya banza yarahogoje imitima ya benshi erega yaritondaga uri umuntu wese witonda bari mwiza kandi iyo bavuze ubwiza abantu bumva ko umuntu mwiza nyine ari kwesura ariko kandi ntago ari byo buri umuntu mwiza ufite umutima mwiza ufasha abandi byo umuntu aba ari mwiza niyo mpamvu rero bavuga ngo asana Bikira Mariya. Umeze ute mwana wa mama? Sha meze neza ndashima Imana n'abantu bake nkuko nabikubwiye cyamara mbikubwira nta kibazo akuri ku Imana. Muri shop yawe rwose shop nziza we abantu bareba utwo dushusho muri kugenda mutubona turagenda tuganira tuyanyuzaho murebe bicuruzwa byibere hano kama y'umugisha dusanzwe tugukunda. Yego none turagarutse narabibonye muri commentaire ko mu nkunda ubwo ro ndajya mbwire n'abafana banjye akazi kanje nyine no gucuruza avoka ariko avoka nzicuruza mbere ya saa sita nyuma ya saa sita nkaza hano muri shop kama y'umugisha shop yego wow umeze neza ariko ndashima Imana nta kibazo nukuri ndi kubibona urasa neza nkuko nsanzwe mbikubwira si ukubeshya si ugukabya ngewe sinjya amenya gukabya cyangwa ngo njye gusigiriza kandi ufite n'impamvu ubwo nibyo ntago wambeshya bura nta muntu mukuru ubeshya umeze ute se ntaribi rwose mada singo wacu yitwa singo mada ariko nagira nkubwire ko meze neza rwose urashima rugira yego ndabibona ko umeze neza wateza agatambaro ariwe umurokore buriya burokore rero buri idini si ryo rizajyana umuntu mu ijuru umurokore nuwe ku giti cye ariko idini ryanjye ni eperi goro gutega agatambaro biba byemewe akabona abo nibo da abo nibo nta kibazo rwose mashariki wayibonye kuko ndaba star sasi imodoka dore nuko bamwe bafite baravuga bati ntabwo ihawe uyikwiriye abandi ati maze imyaka 10 kuri iyi mihanda nkorera abantu none imodoka abastari nyine benshi bagizaga hoya nyine urumva umuntu wese iyo ari mu gikorwa arimo ahatana abavuga ati ninjye ariko buri agaciro cyangwa se ibintu umuntu aba yarakoze nibyo bituma ahabwa iyo modoka ubwo ro wavuze ngo ninjye burana ntagarageza kuri nivo y'uwayihawe ntuzayahisa sohoka
yiruka yikura mu kibuga umuturanyi. Ibyo ngibyo ntaho bitaba. Ntaho bitaba rwose, cyane cyane uvuga uti bayimuhaye nkande. Mbese umuntu wese akora avuga ngo ni ngewe urenze ninjye urenze. Cyane ko bose baranakora bano bastari bazengurutse igihugu bagenda biyerekana. Mu by'ukuri ni urugendo runini bakoze bavuga bati uko bimeze kose umwe agakubita agatoki kandi imodoka ni yanjye, undi ni yanjye, kira gihembo cyari gikomeye. Noneho ubwo turaza kureba rero mu banyamakuru mama w'u Rwagasabo Mutesi Kovia nawe yarazi ko ari buri buhabwe iki imodoka, ariko imodoka iza guhabwa nde wo bita Chita Magic, umunyamakuru wahize abandi banyamakuru. Erega buriya ukuntu ibintu byose birone burani nka kora bakubwira ngo bazapurayinga bajye mu kazi. Buri akazi kaba gafite umuntu wagateganyirijwe. Muri apurayinga nyine bisanzwe bakavuga ko mwapurayinze, ariko nyirakazi aba hari n'ubundi. Yego. Nyirakazi aba hari. Ubwo rero ntago mama w'u Rwagasabo kandi ndabizi, yego nawe yarari ku murongo, ariko ibyo rwose byakeneye cyane rwose pe. Ntabwo abikeneye. Abantu bavuga ati Sikovi iyi modoka niye. Ntabwo abikeneye kuko imodoka yishaka yararanaguze 5 cyangwa 10. Ubwo rero ntago. Ariko hari n'abavuze ngo Chita ngo impamvu ngo yaba yayihawe uko yagendanye nyine n'abastari iyo misi yose bazenguruka za ngoma. Uko biri kose ntago bajya gutanga imodoka nta mujyaje uhari. Abo bita abajaji. Yego ndabizi. Ubwo rero uko biri kose abastari bose baba bashyize ku murongo bakabajajinga bakareba umuntu ukurikije nyine amanota bahawe. Ubwo rero ubwo niwe wayegukanye. Biriya birasigira iki aba bahungu ukunda cyane bazi gukina filime uri kubyumva kandi bakaba ari abastari rwose bimaze kugaragara bubatse izina benshi bagiye banavuga ati genda sohotse naguhaye urugero ikintu bibasigira uko biri kose Chita nimba yegukanye kira iriya modoka ku mwanya w'abanyamakuru hari nivo ariho birasaba ko niba nawe uyishaka ugomba gukora iyo nivo bamenya na ketchup nabo. Hoya iyo nivo nutayirenga n'ubutaha Chita zongera yitware. Ubwo rero birasaba ngo ukore cyane wowe ushaka iyo modoka. Ukore cyane uyishaka sumbe Chita numara kumusomba nawe iyo modoka uyibona. Ubwo haje mutuntu tuvuga ngo uko byamera kose bino bintu ntago byateguwe. Nese babyutse barafomboza baravuga ngo Chita ni uri butwara imodoka. Aya abo baba bivuga nyine ni babe bamwe baba batayihawe niyo mpamvu. Twabonye filime nyinshi Papa Sava tubona bamenya tubona ketchup tubona izitwa umuturanyi tubona izitwa inzira y'umusaraba tubona abastari benshi ba Nyambo tubona ba Kiramani tubona benshi kandi bose mu by'ukuri barakoze bose barakoze. Ariko ketchup nabamenya imodoka barayikukana nk'abastari ngo bakunzwe niko byemera. Hoya ubundi ntago ari ukuvuga ngo umuntu arakunzwe, umuntu akundwa kubw'ibyo yakoze. Ntago ari ukuvuga ngo ndamukunda kuko ari ibyo ntawe badakunda muri abo bastari bose uvuze. Ariko ibikorwa byabo nibyo bibashumbisha bigatuma babiki bakundwa. Ubushize twaraganiriye rero turebera hamwe abantu bavuga ati se kama y'umugisha ko tumukunda turi benshi yego, ariko kuba umusitari ubundi bivuze icyo uribuka ko bagakomantinze uravuga utari ko kuba umusitari nabi ni ukuba waroga. Kuba umusitari nabi ni ukuroga kuko buriya gukina ukuraho umuntu ntabwo ari kimwe no gukina wigaragura hari uri musetsa umuntu. Cyo ntacyo bitwa burase bijiyo bija ntubu mureba se so umusarase. Ese burabura nibwo busitari bwiza. Ariko abastari hari igihe baba n'intandaro twarabibonye uwitwa Jihad baramufunze. Hoya birarega biba bigomba no kubaho cyane ko bira bintu nabonye mu bastari babikora babishaka kugira ngo bamamare cyane. Jihad bavuga ko yabamaje yakwirakwije inkuru ya Yampano. Ese ubundi Yampano we uwamukameraga ninde wasohoye iyo nkuru? Ubundi ibyo bintu byo barabirebye. Oya none se ko batabirebye ahubwo tugiye kujya twibonera utuvideo tw'abantu biyambitse ubusa mu bintu bigaragara ha. Hoya ubwo rero reka nkubwire ubundi bari kubanza bakahamagara Yampano
ya mpano akerekana iyo video yamara kuyerekana akerekana n'uwayifashe akerekana n'uwakoze kuri telefone ye naho bariya bararengana mbese ko bayihawe nyine hariyo bibye sibyo harayihawe urumva ahubwo ninde wayibahaye ya mpano w'iyo ntuza yamuvuye hwita abasasenguza ko kantu bakagarutseho ati ubundi abanyarwanda hari umugani bagira ngo aho kwica gitera wakica ikibimutera ya mpano afite video muri telefone ye ninde wayisendinze mu gihe telefone ari ya mpano ninde uzi password ku buryo abantu bagiye kubizira bafungwa nese ubu nanjye nyibonye nanjye nayiha mugenzi wanjye akirebera da Pizo ngo yafataga telefone ye ariko ko n'amatelefone bayima n'abagore bagiye kuyaha abagabo bagenzi babo gute ira nyine biba birimo kwe hari igihe nyine ububona izina ryasinziriye ugahita urikangura nyine abantu benshi bafite agahinda rero ko uyu munsi tari jihad urabona jihad bizamuhama cyangwa kubw'amahirwe hoya uko biri kose buri bugenzacyaha nicyo kintu baba bushinzwe bagenzaho icyaha kiri nuko cyabaye nyine ariko gutaha bwazataha hari umuntu yishe se nta muntu yishe cyane ko naya mpano yari yabikoze abishaka nta wamufashe ku ngufu ngo abigore basohora iyo video haka abantu mbona nta rukundo bakigira ubundi kari akantu kavuze iki kari akantu ka ya mpano biriya ni ukwishima mu buzima bwe bisanzwe ahubwo bamwinjiriye nyine mu buzima uwo muntu wabikoze niwe wamwinjiriye mu buzima nimba atari ya mpano wabikoze ku giti cye naho biriya ni ibisanzwe neza ubundi wowe ubaye uri mu gikorwa cyawe ntiwabikora si uburenganzira bwawe se uravuga jewe uri mu gikorwa cyawe so umugore wawe se mama kumwe cyangwa inshuti yawe ntabwo nayandagaza jewe ndakurahiye ubundi kosa ryabayemo hariya ni umuntu wafashe telefone ya mpano agasohorera video ni nawe wagakurikiranwe naho ba jihad naho ba Pazo nabandi aho bararengana karakano karakanyagwa karakano karagatsindwa we siko buriya bameze nkaho bashize abagabo bose ku karuba oya ntago ari abagabo bose hari undi mugabo bavuze se atari ya mpano oya ni ya mpano wishyize wagiye hanze naho iby'abandi bagabo bararenga turagaruka kuri ya ngingo n'umuntu twahereyeho ivuga iti ubundi ubona kwamamara bimaze iki kwamamara rero ikintu bimaze ikintu cya mbere nabonye ni uko unyura ahantu umuntu akaba akuzi icyo nicyo cya mbere ikindi cya kabiri wenda n'aya ma YouTube nyine baba bariho bamamara arahemba yahemba agakora akiteza imbere yego koro ndumva ibyo ari byo byiza byo kwamamara ariko kano kantu kuri ya mpano kazava mu bitekerezo bye gasibangane kabe ya mpano abaye nta ruhare yabigezemo ntago kazamusibanganamo ariko abaye ari wabikoze abishaka video akayisohora akayiha abantu cyazamushiramo kuko bwari uburenganzira bwe yego cyane Kamanyi umugisha rero karame tukwitegaho iki ko izina ryawe riri kugenda rikundwa kandi rikura bukeya wumva ahazaza hawe izina ryawe riramutse rizamutse nk'uko nawe mu by'ukuri bigaragara ko uri umwe mu bantu bakunda imbuga nkoranyambaga ndetse n'igihugu cyacu kikaba kizishishikariza abantu kuzikoresha cyane ko zibamo inyungu iri zina ryawe rizamutse ni hehe wumva wakubita umwambi h'ingenzi cyane muri buno buzima urakoze ngewe nka Kamanyi umugisha izina ryanjye rizamutse nyine kuri izo nkoranyambaga nyine cyangwa nkaba nanjye nabo umusitari nturiwe nkaba nabasha kubona udufaranga ahantu narasa umwambi cyane kuko ntize ngewe ntabwo nize nahera ku bana baraba bari ku mihanda batiga urumva nkababwira ntimujye mu ishuri udufaranga natubonye nyine ntimugende mwige kuko reka nkubwire birababaza kuba umuzungu yakwinjira nko muri iyi shop yanjye akambwira ati mpereza ji noneho akabimbwira muri izo ndimi zabo nkatangira nkareba hasi ubwo rero igihugu turimo kujyamwo mu myaka turi kugenda tujyamo ibyo bintu ntabwo bikigezweho ubwo ntuciriye amarenga abantu bafite amafaranga ngo bafashe uru rubyiruko n'umuntu w'umubyeyi ufite umwana we mu rugo utiga kora uko ushoboye kose yige umwana wawe yiga ejo ngarutse ku ijambo Karabutoni Kibonge yahaye itangazamakuru avuga ati yewe sinzakora ikosa ryo kujya gutaramira abafana bangize uwo ndiwe ngo mbabwire ngo
hari amafaranga musabwa kumpa kandi barangize uwo ndi we atahubwo ari ibishoboka jyewe nakayabahaye urabivugaho iki? Nibyo kubera ko kugira ngo ugire uwuba we n'abantu niba nshinze iyi shop yanjye gutya nkaba narangura ji nkarangura isabune se nkarangura iyo primus nangiza nkabitereka hano ibyo ni byanjye ku giti cyanjye ariko kugira ngo mbone mbe natera irindi imbere n'abantu abantu hazaza guhaha nyine nsigira icyo gihumbi wenda hariho senkani yanjye ejo ya senkani azagenda gwiragwira amafaranga abe menshi mve naha muri aka kazu gatoya nimukenda nge no mu yindi nini yego abo rero n'abantu biba byiza rero iyo ukoze cyane abo bantu bagukunda ukajya ubasha no kuba wasohora muri bimwe baguhaye ukaba wabaha nabo. Ako kantu karahurira he n'izina ryawe Kamayo Umugisha? Kamayo Umugisha nyine mbagirireho umugisha nabo bangirireho ubundi. Mfite message nziza cyane buriya ari abantu bagiye batangira bino bikorwa uvuze nkabona bacitse intege. Ubanza gufasha bibabaza, ubanza gufasha bica abantu intege. Mbo ubundi buriya baravuze ngo inshuti yawe yego niwe mwanzi wawe. Hagiye ufasha umuntu akaguhemukira yego ariko ikintu namaze kubona cyo uzagire neza wigendere ntuvuge ngo ntegereje inyuma. Oya ntugire ikintu na kimwe ushingiraho uvuga uti ngewe ubwo Karisa namuhaye 10,000 ejo ningira ikibazo nzamuguza cyangwa mugane sha uzagera yakubwire ko wayamuhaye yagusagutse. Ahubwo wowe kora niba umuntu afite ikibazo ugikemure numara kugikemura ukomeze wigendere ineza uzayisanga imbere nkuko umunyarwanda yabivuze. Uko bimeze. Hanyuma duherereye hehe? Hano harimo ibinyobwa byinshi nagiye mbyereka abantu. Hari abantu bakunda kwifatira icyo kunywa bakaba baza hano kuri iyi shop yawe alimentation nziza cyane isa neza irimo ibinyobwa bitandukanye. Abantu bagusanga hehe? Hanyuma kugira ngo nyine bici cyaka dore tugeze no mu mezi yo gushaka kunywa. Murakoze rero ino TV yajyagize kunsura mu karere ka Muhanga. Niho ncururiza avoka. Yego. Ariko uyu munsi kuko insanze mu kazi kanjye kandi ka kabiri insanze mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda aho bita ku Ruyenzi. Kurya nyuma niho mperereye. Hano bahita kurya nyuma. Niho mba ndi gukorera. Uzamutse ujya Runda uyu muhanda bakatiramo bayi. Ugeze ku Ruyenzi. Uhita ubaza ngo kurya nyuma ne bahita bahakwereka niho mba mperereye. Gatambi kugana kuba Yehova. Yego. Utarabageraho ukareba inzu nziza ifite cyane. Ifite ruriba. Yubakishije ruriba nta nahandi uzasanga ruriba. Uturutse kuri riye. Wowe se ko avuye Kigali hari abantu wabanye ruriba? Oya. Inzu ncururizamo yubakishije ruriba. Ni inzu nziza cyane. Kabisa. Twagushimira ku kiganiro cyiza uhaye ino TV. Tunafatiraho tubwira abantu nyine banatuye na hano bajye bamenya aho uherereye baze bahahesha ufite ibintu byinshi we ufite ibyo kurya ufite ibyo ntabwo nta muntu ugira ibintu byinshi ubwinshi mvuze nuko kategoriza ikintu cyose umuntu yakenera ndabona kigiye kirimo cyane buramba nashyizemo na prudence n'ubwirinzi bukomeye cyane reka da iriya ni intwaro karahawutaka n'ubuzima agacupa hari igihe umuntu aza akagurunda agacupa bagakundana ubwo rero nanjye iyo mbonye bakundanye iriya ni n'inyongezo ntago nyigurisha oya da iyo mbonye bakundanye nkabona barasohokanye mpita ngapfunyika neza muri envelope nkagahereza umugabo nkamubwira nti muwe mugiye amahoro ngwiki ati mugereye amahoro akaya ntero ya polisi none se bagereye amahoro swara bisi ishwiye kubigikombe we birinda inda zitateganyijwe bikarinda kwandura indwara arabisi uyu muntu mwamwumvise cyangwa ntabwo muri kumwumva oya niko ngiye mbigenza ni inyongezo umuntu ndeba nkabona nyine buriya ijisho rya mukuru ntibaribwiriza kureba rirerekwa hari nkavuga nti nyamara hari ahantu hashobora kuza gushya mu kanya nkahita ntupfunyika neza muri amvelope buriya kari agahora hariya utundi mba ndufite pembeni nkahita nshyira mu gapapuro cyangwa mu kamvelope nkahereza umugabo nkamubwira ntakira cyamaye ako disi harimo urukundo rwinshi hoya nibyo gufasha abantu hari n'abantu bagira isoni zo kuza kugura nk'uko hoya byo nta n'umuntu wanakakubaza kandi aho kugira ngo umugore umutere cyangwa se wenda ugere kwanduza iyo sida n'imitezi wakamuha ntacyo biba bitwaye akagenda bakamererwa neza. Usigarana iyihe message muri wowe?
yerekeranye yuko nkabahaye yego hoye ubundi rero hari ikintu namaze kubona yego umuntu ku giti akami ka muntu n'umutima yego nimba bo babikeneye nyine barabikora gusa icyo nagira ngo numve nuko ngiye numva ko ufitemo ikintu cyo gutekereza ku buzima bw'umuntu hoye impamvu nyine ngiye mba natekerejeho urabona kugerayo mukoze ibintu wenda rimwe na rimwe ntimwari mwabiteguye ugasanga umugore aratwite niba umuntu umuhuriye nkaha akakwishimira akakugurira icupa ntuzi iwabo ntuzi hehe ejo ugasigarana inda cyangwa ugasigarana n'iyo ndwara uzahamagara nde yego disi uzirushya yego sha ubwo rero niyo mpamvu iyo ubikoze nk'uko biba ari sawa byiza cyane burya nyine umuntu atanga mu buryo butandukanye kandi uko byamera kose hari umuntu urengera nigeze mbona abantu bajya gufatisha amaraso muganga yamuha igisubizo kitameze neza ukabona ubuzima burahindutse ubwo rero ibyo bintu ni ukubyirinda yego turagushimiye cyane nimero yawe byo nibisanzwe abifuza kuganiriza Kama y'Umugisha Agnes umusitari wacu dukunda kuri ino TV uduha ibiganiro rwose bitandukanye akadufashiriza societe mwandikire kuri iyo nimero uri kubona tuba twashyizemo hano ariko uyubashye yembwira abantu ngo mujye mwubaha nimero z'abantu wamwaka inama mu buryo butandukanye uri umukobwa uri umusore uri umugabo uri umwana mwese ingeri zose dushimire Kama y'Umugisha twifuriza amagara mazima ukomeze ugubwe neza wakoze cyane namwe mwakoze konsora sava Ino TV likinga, kora subscribe gutya.